Ya shalom 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 nshuti bavandimwe banyamuryango ba Ado Vibes, ndabasuhuje muri aka kanya keza, nongera kubabwira ngo ndabakunda, nongera kubabwira ngo ndabubashye, nongera kubabwira ngo muri abantu b'umumaro, muri abantu bagaciro. Uyu mwanya murumva ko ndi njyenyine uyu munsi, noneho nitwaye nivugisha, nari maze kumenyera yuko rwose iruhande rwanjye hari umuntu tugenda tubaganirizanya, ariko navuze ngo hoya, hari n'ubundi imbere. Ndibuka ko natangiye ndi njyenyine ku mpamvu zishobora n'ubundi kujya zibaho, ariko ndavuga ngo tsindwa koko. Nagize imitima niba ari ibiri, ubuse ko numva kugenda njyenyine. Icya mbere buryo umenyereye kugendana n'umuntu, hanyuma noneho ukibona urimo kugenda wenyine, bisa nk'ibiguciye intege, kumva hari ukuntu utangiye kugira ibitekerezo bitandukanye. Ubuse wakihangana wenda nkabireka, wenda nkarindira, ariko se kurindira ryari? Bibaye ngombwa se ntitwongere kugendana? Ndavuga ngo no, ntabwo naba mbaye umugabo nyamuga. Naba mvuye mu marembo cyangwa naba nicayemo. Tekereza ubutaha navuze ubuse koko ndamutse nsubiye ntashye maze tugahura akambaza ati se waganirije abantu, waganirije famiye? Nkamubwira ngo hoye, agahita yifata ku kananwa ngo akambaza ngo kubera iki, nkatangira nkamubwira ngo nuko ubwo se bise bintera isoni. So navuze nti oya, no, ndabaganiriza. Icya mbere ni ukuza hamwe mukambona, nkababona, nkabumva, kazabona mwapyonze, nkabona komenti zanyu, nkumva muvuga muti uzi ko hari ahantu wavuze ko ari akantu nkumva karamfasha. So kuganira rero, kubwirana mwaramutse, icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi. Mwaramutse ni ijambo ryiza. Ori wahura n'umuntu mu nzira urimo kugenda ukabona guciyeho, byarambabaje cyane. Aka kantu karambabaje cyane tukigera muri ibi bihugu by'abazungu, aho twebwe mu muco wacu tumenyereye ko ubundi iyo uciye ku muntu ugomba kumubwira mwiriwe cyangwa se mwaramutse. Ijambo wabwira umuntu ko ntabwo uri mubwire ngo mwaramutse rero kwa katayizi cyangwa se mwiriwe, uretse ko hari na bene wacu nabo ubu bizi ko ari bo wabwira ngo mwiriwe. Ukabona kuri ibyo aranga, ukagira ngo rwose nawe yabaye umuzungu w'umwirabura. Hariho abantu rero nyine, iyo ni ukwandura kw'imico rimwe na rimwe, nyine umuco agahugu umuco n'ibiki, ariko ntabwo mbizi mba ari wo muco mwiza. Ariko iyo nivugira mba nivuganira na bene wacu, mba nibwira abantu bacu banyamuryango ba Ado Vibes, tuvuga ururimi rumwe, twumva ururimi rumwe, kandi dusangiye umuco. Mwaramutse, mwiriwe, iyo umuntu akubwiye mwaramutse, wumva ari ikintu, wumva ufite ubumuntu, ni ikimenyetso cy'ubumuntu. Kuko iyo umuntu akubwiye mwiriwe cyangwa se mwaramutse, aba aguhaye agaciro. Ntabwo umuntu ahubuka ngo avuge ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe, no, biba bibanje mu mutima, hari ukuntu biba byikoza abanje kubitekereza. Bivuga ngo umuntu wese uguhaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse, wakayihaye agaciro. Ikindi ni inshingano muri twebwe kubwirana mwiriwe, mwaramutse, kwifurizanya amahoro, muramuke, murabeho, mugubwe neza. Utwo ni utuntu tugaragara nk'ari dutoya, ariko tw'ingenzi, dufite imbaraga nyinshi mu mubiri, mu buzima dufite. Nubwirwa mwaramutse ujye uyiha agaciro, nugenda kandi yumva yuko ukwiye kubwira mugenzi wawe mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Ni iyihe mpamvu? Wenda ahangaha urumva ko nagize nyine n'ubu turi kuganira. Iyo ufite abantu musanzwe mukominikana, musuhuzanya, mutelefonana cyangwa se muganira, mufite uko muhura mu buryo butandukanye, ariko igihe kikazagera ukagira impamvu runaka zishobora gutuma ako kantu ndakagarukaho ninibuka. Uhuga nk'ukuntu muri iyi minsi mpuze, ariko mana we, nk'ukuntu muri iyi minsi mpuze hari abantu bari bamenyereye yuko rimwe mu cyumweru tuganira, cyangwa se twanaganira tukamara wa mwanya munini, cyangwa se tutanaganira mu
mu kuvuga tukandikirana cyangwa se nka utuntu nk'utwo, ukajya kubona rero impamvu zirabaye, ukabona ukwezi icyumweru kirashize, bitangira ari iminsi bikagera ukazaza n'icyumweru ndetse noneho n'ukwezi kugashira, n'amezi ashobora gushirerega biterwa n'impamvu runaka n'aho uri n'ibyo uhugiyemo. Hanyuma noneho hagati yanyu uko mwakubinikaga hakazabamo umwe muri mwebwe ugera hakakwakura atari ko runa twapfuye iki. Murumva imbaraga zo gusuhuzanya, murumva imbaraga zo gukominikana, zo kuganira. Nje nibajira ikintu twapfuye, ndabasuje abantu mujya munyandikira ngo ariko ngo twapfuye iki. Aretse kunyandikira ngo rwose ngo ndakwingize ngo amakosa yose nakoze ngo ndayemera ngo ariko ngo uyambwire. Amakosa yose wakoze urayemera ngo ariko nyakubwire. Urumva ntacyo mwumvamo? Icyo mwumvamo muracyumva? Icyo numva muracyumva? Ngo rwose ngo ngo mbwiza ukuri ngo ntago ibi bisanzwe, ngo ntago bishoboka yuko iki gihe cyagera cyose, ndabizi uri burebe iki kiganiro cyangwa ndakiguha. Niba ntajyaga nanasharinga uyu munsi ndagusharinga. Ngo amakosa yose nakoze ngo rwose ngo ndakwingize ngo umbwire ngo mbabarire. Reba we ahubwo noneho mana yanjye nibutse yuko n'ubu ntaramusubiza ku yindi, ariko mana yanjye, ariko ndagusohoje aho urimenya, ntago nakuvugira aha ngaha kamwe. Uri umuntu wanjye cyane, uri umuntu wanjye, ntago nakuvugira, ariko ubutaha nongera kubizana nitumara kumenyerana. Burya mu muryango mu biganiro hari igihe byaba, ariko rero kanaka reka tumuzane muri gacaca ducoce dusasa inzobe, kanaka buri gihe ahora ambwira gutya kuki adaha agaciro ko kuba duhuye, kuba turi abanyamuryango. Burya abanyamuryango bahuriye kuri byinshi, ndetse kandi ibintu bibahuje mu kintu gifatika tujya tuvuga ngo uyu ni umuvandimwe wanjye w'amaraso. Burya rero iyo mwashyikiranye mukiyumvanamo njyewe inshuti yanjye, umuntu wese w'inshuti yanjye mufata nkaho tuvindimwe mu nyama no mu maraso. Uko niko kuri numva nkubwiye. Yes, hahandi mugera mukumva nta kintu kibatandukane, mukumva ibibi mwese mwabigendanamo ibibi, ariko reka twumve nituvanga ibi byose kubigendanamo tujye twibuka yuko imibiri yacu itandukanye. Hoya ntabwo wapfa ngo nanjye mpfe, kimwe nuko nanjye ntapfa ngo napfe. Oya, hari ibishoboka, hari ibyo twemerewe, hari ibyo Imana yadushyizemo dushobora gufatikanyamo tukagendanamo, ariko hari n'ibyo tudashobora kugendanamo. Ni nayo mpamvu n'imyumvire yacu itandukana nyine. Byagera ugatangira ukavuga ngo kubera ko kanaka atakikuvugisha ngo buriya hari ibyo mwapfuye, kandi runaka yigaramiye yibereye busy mu bye, ahubwo nawe ahangayitse avuga ati ariko mbega ibintu bituma ntaganira n'abavandimwe, mbega amatage. Njya nkunda kugaruka abantu njya narikira cyane, iyo ngarutse njya nkunda kuvuga nti yewe amatage aranze abaye amatindi pe, naradutandukanije kandi tutaranganye. Urumva yuko igihe kiragera umutima ukongera umwanya wenda imba navuga ngo uraboneka urukumbuzi, kwa kwibukana k'umuryango, kwa kugira icyo mupfana, bigeraho bikaguhitura. Yes, nari mvuze rero nyirangiza nyine abantu bajya basaba abandi mbabazi ngo twapfuye iki, cyangwa se ngo aramuhituye nyine twapfuye iki, mbwira ikintu, abandi bakatangira kwishinja amakosa nk'uwo nguwo. Nari mvuze umuvandimwe ndagusuhuje cyane, ariko impamvu mbize ni iki, icyo ni ikigaragaza za mbaraga natangiye mvuga ngo kubwirana mwiriwe, kubwirana muraho, si uko umuha amafaranga, si uko umuha ibindi bintu. Oya, ni kwagushyikirana mu kuvugana, mu buryo kuvugana cya kintu kituremye mu wa muco wacu, Icyo rero kigaragaza za mbaraga. Bivuga ngo nubwira umuntu mwaramutse, burya nushaka ujya wigurira fanta orange cyangwa se ujya wikora mu ntoki uvuga uti ndi umuntu w'umugabo, kubera yuko nukuri abantu mbwira mwiriwe, abantu mbwira mwaramutse, abantu mbwira muraho, amakuru yanyu nzi yuko hari ikintu mbafashijemo. Imfashanyo, inkunga cyangwa se ntabwo ari amafaranga gusa, ntabwo ari ibintu, ahubwo uburyo ki wowe uha undi agaciro. Nkuko mbivuze ko gusuza umuntu ni agaciro uba umuhaye, kuganiriza umuntu ni agaciro uba umuhaye, mu gihe bishoboka, birumvikana. So rero iyo nje ahangaha nkavuga ngo mwiriwe, nkavuga ngo ndabahubereye, nkavuga ngo ndabasuhuje abanyamuryango ba Ado Vibes, iki kintu
cyumvikane biba bimvuye ku mutima, bimvuye ku ndiba y'umutima, mbitekereje kuko nizo mbaraga, nicyo kintu nifuza, ni imbaraga zimba mu kuvuga ngo umuryango wacu, umuryango w'abantu, umuryango w'abavandimwe, umuryango w'abaturanyi. Ese tumeze dute? Ese turi kumwe? Ese turifurizanya amahoro? Ese igihe wowe uri kure yanjye nanjye ndi kure yawe, basi mu mutima wanjye mfite iyo ngaruye agatima nkatekereza kuri wowe cyangwa se ku Gisagara, ndavuga ngo aba bantu Imana ibahe amahoro. Bene data, Imana ibahe amahoro. Niyo mpamvu dukwiye no kujya iyo twibukana, iyo tunasenga, ko turasenga dusenga Imana, turasenga bivuga ngo Imana, ahangaha nimvuze nk'Imana ni ishusho y'iki? Ni ishusho y'amahoro. Imana iba ishusho y'amahoro, ishusho y'urukundo mu bantu. Iyo ari urukundo rero hazamo kwifurizanya ibyiza, hazamo gutekerezanya, ukavuga ariko nkumbuye n'akana. Burya uvuze nkumbuye n'akanaka, hari ukuntu burya bikomenikana. Ntago ari turi muri science, kandi niyemeje ahangaha kuvuga ururimi ruciye bugufi cyangwa se rwumvikana, ururimi rugera kuri buri muntu wese. Ntabwo nifuza kuzanamo ibintu biri too deep cyangwa ibintu bigiye cyane hoya, kuko numva afite umutima wo gushyikirana no kugera kuri wa muntu wese uzajya wumva amagambo mvuga, ukumva mu kiganiro mvuga, agasobanukirwa na wa wundi wo hasi, agasobanukirwa kimwe n'uwo hejuru. Nta science nyinshi dukeneyemo kugira ngo ibintu byumvikane, keretse bibaye ngombwa. Ariko kuri ubu ngubu numva turi mu muryango uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko nahisemo Icyongereza no shyize ku ruhande, nubwo kigeraho kikibukiza. Hari igihe kigera gutyo ukumva ngo dumburi, ukumva kiri dumbukire, ariko twibugira Ikinyarwanda bashinga ntahe. Iki Kinyarwanda kandi kiba ni ikivandimwe cy'Ikirundi mugabo. Niyo mpamvu tugenda tukabizanamo byose tukabicangacanganya, ugasanga byose biri mu kivandimwe, biri mu kumvikana, hakagera ndetse no hakurya. Erega turi abavandimwe, urwumva ururimi, hari n'urwumva ahangara uko babiraka, arwumva nkuko nanjye numva Ikigande, aruvuga nkuko mvuga Ikigande, ariko kaba yumva message mvuga. Message nta yindi, imbumbe ni twubake umuryango, twubakane kandi twubahana. Dutinde mu byiza, dutinde mu nkuru zivuga amahoro. Niyo naza nkavuga ahangaha amahoro, dukundane, amahoro dukundane, amahoro dukundane, dusabane imbabazi. Narababwiye ko mu ntego, muri vision na mission z'iyi Ado Vibes na goal zizayo cyose ni hamwe, ni kimwe n'intego. Intego nyamukuru ni dukundane, twubahane, dusabane imbabazi aho bishoboka naho bidashoboka, kandi dushyire hamwe nizo mbaraga z'umuryango. Niba wumva iki kiganiro ukibuka yuko hari umuntu mufitanye ikibazo, urumva ko mbisubiyemo ibi bintu, ngira ngo ushobora kuba atari inshuro iya kabiri cyangwa se nishaka iya kabiri, zizabana nyinshi. Ariko uko wumva iki kiganiro cyose wese umvi ntabwo nshaka ikirundi rurimi, uko wumvishe wowe wumvishe iki kiganiro aho ucyumviye hose igihe cyose, kigukore ku mutima uvuga ariko uyu muntu uko avuga ibintu by'amahoro, uyu muntu uko ahora avuga ibintu by'amahoro. Hari n'umuntu bitewe n'imbere arimo ikiganiro cyacu ashobora kukireba kumva bazate n'umurenge ibingibi ntagaze ishaha ibyo ncamo, ntagaze ishaho, ntagaze ukuntu umugore wanjye amereye, ntagaze ukuntu umugore wanjye ari isasu ari kirimbuzi. Baravuga gusa ukumva ugize n'umujinya, ukumva ikintu kirakumbye, kumva urazamutse, kumva kote kuri ibyo vuga nashabaje kuturenga aho dare bari kumwe n'umugore barawubanye, uwanjye yarantaye, yantwariye n'abana cyangwa yantanye n'abana, yantwariye n'umutungo, ubu ngubu nambaye ubusa. Ubu harushobora no kujya kucyumva uri ku karere wagiye mu rubanza. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo twese imbere ari zimwe. Niyo mpamvu nuko dusubiza mu bintu runaka bitugezeho ari kimwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha nidutinda mu byiza, kuko niba umaze imyaka mu kababaro, ko watewe n'umuntu waguhemukiye, ndetse ushobora kuba ari uwo mwari mwararushinganye, ushobora kuba ari umuvandimwe, ariko uko tugenda tubitindamo
bishobora kuvura. Ni gute se wowe wambwira yuko umaze imyaka muri ako kababaro? Umunsi, amanywa nijoro, icyumweru, ukwezi, amezi, mbega ubuzima bwawe bwahindutse umubabaro. Watewe iki? Watewe n'iki? Watewe n'umuntu, watewe n'abantu. Inkuru zose wumvishe zikujeho hagati yawe nawe nizikubabaza. Ni kuki se twebwe tutatinda mu byiza, tuvuga ibinezeza, tuvuga ibyomora umutima, ibihumuriza, ibikubwira ngo ejo ni heza, ibikubwira ngo wicika intege. Sore polisi ndumva iri gushaka inzira. Reka nanjye mbahe akayira. Burya amategeko aje urakindi. Iyo icyo kintu kivuze ngo ureba ukuntu ubigenza, ugaca ku ruhande bakishakishiriza inzira. Nge nabahaye mujyaniraho ya ariko mani ikiganiro uyu muganirizi wanyu rwose nta protokole. Turi mu muryango ya nari mvuze ngo tugomba gutinda mu byiza, twabisubiramo. Wowe ucitse intege, wowe ufite ibibazo runaka watewe n'uwo mwizeranye cyangwa se n'inshuti n'ibiki, tinda aha hantu. Uzagera aho urimo uzabyuka wumva umutima uravuze ngo ariko buriya nta kindi nakora, ariko ubu ngubu nta buriya kuko ibi bintu nirwa nanjye wangisha inama. Erega iyo nkubwira gutya mfite impamvu, utavuga ariko ado vibes ngewe gutya mfite gutya ikibazo kineki, none wangiriye inama kugira ngo nanjye ngire iki kibazo kiveho. Icyambere ugomba kuba ufite intego runaka yo kugira ngo uve mu kibi gishobora kuba cyarakunaniye, utegereje ko ufashwa n'inama za ado vibes. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo rwose pe communication, comment zanyu mu kiganiro dusharinge, umbaze ngewe bimeze gutya, nzishima. Kandi icyo kintu niba ari ku giti cyanjye nzakikubwiraho, cyangwa se niba ari twembi nge na ado tuzakikubwiraho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ibi amagambo tuvugira ahangaha ntago ari ukubura umumaro, nta mwanya mfite, nta mwanya wumve. Ibi bintu mbana bikoze igihe kinini cyane, ariko umutima uhora unyishyuza ngo umariye iki sosiyete mu mwanya mutoya ufite, cyangwa se muri bimwe ukora. Ariko ahangaha ho ntacyo wakora. Izi mbuga nkoranyambaga ko zagukiye buri wese, niyo utarize n'itangazamakuru, ariko ufite mudomo, ufite umunwa, ufite kugira icyo uvuga. Ko abandi bavuga, ko hari abantu bicara kuri kamera kuwa mbere kugera ku cyumweru bavuga ibiganiro bibi, baroga sosiye. Reka mbabwire ubu koko ndimo amagambo yanjye ari uburozi ari n'umuti. Yashyire muri ibyo bintu bibiri. Amagambo yanjye ni uburozi cyangwa ni umuti. Amagambo ya ado vibes ni uburozi kuri sosiyete, hari arangiza cyangwa arasana. Impamvu mbivuze ni iki, ko hari YouTube channels zifite gahunda ibiganiro gusa bidafite ntabwo mvuga ngo bidafite umumaro, bifite umumaro kuko nyirabyo abikora afite icyo akurikiyemo. Ariko ibyo biganiro bikaba ari ibiganiro bitubaka sosiyete, ari ibisenya sosiyete, ari ibintu wumva atari inkunga bitera ku muryango, bitazana inama zo kugira ngo urubyiruko rugire imigabo n'imigambi myiza, abashakanye bagashwana bongere biyunge, abantu bashwanye mu miryango, hari abantu birirwa barogana. Ibyo bintu tutavuganaho mu miryango, ugasanga ntimuhana umunyu, ugasanga ntimutizanye ikibiriti. Ibyo bintu naravutse mu myaka yanjye mikeya itari mikeya nsanga birahari, dusabana umunyu. Ndibuka ko rwose niba nibuka neza ndumva natwe twarawusabye. Ushobora kuwusaba kwa nyogokuru wawe, ushobora kuwusaba kwa, ariko ugasanga hari abantu baturanye ushobora gusabana umunyu, kwa runaka bararoga. Uriya aroga n'isazi, aroga n'isazi. Ariko mana yanjye umuntu aroga n'isazi, aroga n'isazi. Uriya asya ibikeri, urabona basya ibikeri, umuntu asya igikeri. Washyikere abantu musya ibikeri ndabasuhuje, abantu musya ibikeri ndabasuhuje. Ariko sha wasya igikeri waroga isazi wagira ute? Uri umuntu wambaye inyama n'amaraso, niyo mpamvu ngusuhuje. Nawe iki kiganiro kirakureba.
uri muri societe ntago washyigikira utari muri societe, ariko murumva ko byose mba nabizanye nta protocole, kuko ibyo mvuga ni ikinyarwanda cyumvikana. Umuntu wese agomba kugira umumaro aho ari. Niba rero muturanye mutagisabana amazi, mutagisabana n'umunyu, question mark, question mark, question mark. Ukwiye kureba ariko ubu simfite singe mpamvu kuki abantu batanyisanzuraho. Kuki abantu batanyisanzuraho? Sakanwa kanjye, sakanwa kanjye. Si ukuje kunsaba mpita ngenda kumwasasa. Ya ubwo rero nyine simbaganirije. Ubu ngubu wumvishe nta kintu wakuyemo. Ibyo navuze byose nta kintu wakuyemo. Nta kintu wakuyemo, ndabizi wagikuyemo. Twubake umuryango, umuryango ubwirana ibintu byiza, byaba biri ku murongo, byaba bitari ku murongo, ariko ari ibintu byiza. Niyo nabanza nkabanza mwirirwe aho kubanza mwaramutse. Buryo umuntu aje kujya akubwira ngo yewe mwirirwe, agahita ngaruko mana yanjye ngo ubuse nkubwiye mwirirwe, nigeze nkubwira mwaramutse, nawe ugaseka uhita useka uvuga uti yo se ko wabaye se, mugatera uburezi mugatangira mukaganira. Tuziko nari mpuze nibagiwe kukubwira mwiriwe, none ngiye kugenda aribwo nibuka yuko ntakubwiye mwiriwe, ahubwo nshiduka mvuze mwirirwe. Ibyo ni ibintu ugaseka ukumva uguwe neza. Muryango Ado Vibes nta kindi. Ubuzima narababwiye ngo ni buroroshye, ubuzima ni bugufi, ariko buryoha bitewe nuko ubwitwayemo, wihereyeho ugakomeza kubo muturanye. Ushaka kuryoherwa n'ubuzima, menya ko mugenzi wawe ubwe bukureba. Hanyuma uko uwo mutima wa muco wa kimuntu atari umutima wa kinyamaswa, ibyo ngibyo byo bituma ubuzima buryoha. Uko mugenda muvugana, uko mugenda mwegerana, uko mugenda mwifurizanya amahoro, mwaramutse, mwiriwe, muraho. Ngiyo rero intego ya Ado Vibes nyamukuru. Tuzajya tugenda dushyiramo ibintu bikuru bitandukanye. Haraho mwumvisha ko tugera tukabaga harya ngo nabaga no kubaga utanzitse. Kandi ariho n'ibintu tuvuga tutazi rimwe na rimwe icyo bisobanuye, ariko atari ibintu bibi, kuko ikintu kibi cyo buryo uhita ucyumva. Ikintu kibi cyangwa se kiramutse kinabaye utakizi, ahangaha imbabazi zijye zihora ku isahane. Ntawe ugambiriye gukomeretsa undi, kuko icyo twifuza ari ukubaka umuryango ushyize hamwe, kandi umuryango rwose nyarwanda, umuryango nyafurika. Nivuga nyarwanda, umuryango ndundi, umuryango nkongo, umuryango nganda, umuryango muntu. N'abazungu mwumva ikinyarwanda, n'abanyaziya narababonye, nabonye n'abantu babigisha ikinyarwanda ariko mu mvugo nyandagazi. Ibyo byose ndabibona, niyo mpamvu nagira isoni zo kuba ndahangaha mvuga ibintu byiza, nibutsa abantu umuco mwiza. Niba umuntu akubajije ikintu ati mbwira iki ngiki bagisobanura ngo, cyangwa se uri murigisha umuntu ikinyarwanda w'umunyamahanga utakizi, nk'abo Bashinwa narababonye. Impamvu mbavuga nuko nababonye. Wowe ufite umuco, wowe nk'umuntu w'umuco, ukagenda ukareba amagambo nyandagazi ukaba ari umwigisha, ukayashyiramo umuhate kugira ngo ayafate neza. Mwarangiza ukarikodinga ugashyira kuri public, ugashyira kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, ugashyira kuri YouTube, ugashyiraho umwana w'umushinwa arimo kuvuga iyi mvugo nyandagazi mu rurimi rwacu. Urasebye umuco wacu. Yabyumva atabyumva, ariko hari abantu bagifite uwo mutima. Turakugaya, ngenda kugaye, ntabwo ari byiza. Hari byinshi wamwigisha kuvuga ati Rwanda nziza igihugu cyacu, wamwigisha kuvuga uti Rwanda rw'imisozi igihumbi, wamwigisha kuvuga uti Rwanda rw'amahoro, Rwanda rw'ibyiza, Abanyarwandakazi ni beza, ariko ugiye kumwigisha imvugo nyandagazi idafite icyo imaze. Twinegure, aho niho tumaze. Hari ibintu byinshi cyane tuzagenda ubu ngubu tugenda twegeranya imbaraga, ariko hari ibintu niba ari mu muryango tujye tubwirana, tujye duhwiturana, kuko burya icyo ubibye nicyo uzasarura. Icyo ubibye nicyo uzasarura.
kubikora ibi ngibi biriya hari ibyo utakifuza ko umwana wawe yakora, ntabwo uri ukwiye kubikoresha abandi cyangwa kubikorera abandi. Simbaganirije, Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibiteho ku manywa na nijoro, ibahe iby'imitima yanyu yifuza, kandi dukomeze twese tugire wa mutima muzima, umutima w'urukundo, umutima wifurizanya ibyiza, umutima ubyuka ukumva urakeye, ukumva urukumbuzi. Mu gihe ufite umwanya z'urukumbuzi, uziko hari igihe uhuga n'urukumbuzi ukibagirwa niba ruriho, ariko urukumbuzi burya ruba ruhari, ahubwo ruba narwo rwabaye busy. Hanyuma rero iyo uko umutima ugenda uza bitewe n'ibihe, urakubwira uti kumbiye runaka, sha ubwira runaka muraho, sha mu telefone, sha mwandikira ka message. Ngiye hari igihe kwako no kwandika burya nabonye ko bitwara umwanya cyane, hari igihe utawufite, ariko wafata aga telefone ugahita ujya kuri ka record, ugafite allo yewe muraho neza tumaranye ntago duherukanye, ariko ukamuha ka record kagufiya ariko wamusuhuje. Ibyo ngibyo byose ni ibintu dukomeje tuzatindamo Ado Vibes. Imana ibahe amahoro n'umugisha, kandi ngomeje mbifuriza ibyiza, ndabasuhuje musuhuze bene wacu, musuhuzanye kandi mwifurizanya ibyiza. Nanjye ndabasuhuriza aho ndi mubone ndamubwira ngo umuryango Ado Vibes uyu munsi wambwiye ngo usuhuze, ubwo se ndiwe mbeshyera, ndiwe mbeshye? Oya, ni mu minashyo nze kubwira Do ngo mwamusuhuze. Sawa, shalom. Hanyuma durushaho gusangizanya ibiganiro byacu, dupyonda kandi dusharinga, ndetse dukora za likes kugira ngo ibyo byose ni morale, kandi comment zanyu zirakenewe kugira ngo dukomeze twubaka umuryango wacu mugari Ado Vibes. Shalom, nakagaruka.